Sometimes the person you love the most Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. UMUHEMU mu rukundo. UMUHEMU mu rukundo. Gaju, burya bwose uri umugome bigezaho. Ibintu wangoze ni ibiki Gaju? Cyakeze bite se? Burya bwose uri akantu k'agashitani gusa. Utinyuke umamagarire mu kazana kwa mukuru wawe ko uzi n'ibintu yankoreye. Aya Gaju wishaka kwiraza Nyanza. Ibintu wabikoze ubizi. Kandi umenye ko ntuza se ntuzi iki? Soni. Mbwira ibyo mbwira ariko umenye ko wahemitse. Cyawe imbaza ubusa. Wose uyobeye ko hakugaje kwera ibi bintu wabikoreye iki mu byukuri? Hasanze hanze ndi mu kazi niki habe no kunsuhuza. Washaka kugera kuki? Umenye ko umunsi twahuye ikizakubaho ntago nkiza kuko ibintu nkoreye urabizi ibintu yankoze none wasabiye akazi iwe ubizi ko hasoni. Ya ni gute bitandakaza je naje kuba umuretwa wiwe. Uzagasuzugura ndebanye wowe ntarenza ibintu yankoze. Ndebe sundebe iki hano uza kundeba se niwanye umenye ko wewe uretse umva Gaju nyumva neza ngewe nta nuko naguma muri urugo kuva mbonye aba muri urugo ntago nahaguma hano bavuye ngo niba za Amerika za hehe niki ntago ngewe nabakorera nubwo amafaranga bamemba ari menshi ariko ntago ngewe naguma ntago nakomera gusuzugurwa ngewe so ariko jyanda washinze.
Ese shiri. Umeze neza? Yeah, umeze neza. Sure. Umeze neza. Ko ari umunaniro nyine na stress. Stress zibiki ntabwo wishimiye kuba turi hano? Nabyishimiye. Ntabwo byishimiye? Nabyishimiye cyane. Uko watekerezaga se wabonye? No umunaniro kubera nyine indege kwa kuntu twari turi kwandinga nyine urusaku rwayo n'amabebe. Ntabwo biba byoroshye ariko nabyishimiye ntari nkumbuye mu Rwanda cyane. Birumvikana. Yego. Ubonye ukuntu habayeza? N'ibindi. Uzi ko ntahageze twageze kuri airport nafata ahantu ni mu rugo cyangwa? Njye nahabonye ndatangara. Umva. Wabonye sare ya muri rompoye ya Sonatibe? Biriya bintu. Ahubwo njye nashatse kuzenguruka nageze kuri cya kiraro kizenguruka gutya. Sobonye ko nazengurutse kabiri nkabaza umumotari ngo bimeze bite. Nari nabuzinzira. Bazi. Nabibonye ndavuga se uyu nguyu yadutwaye imodoka muntu uri kuyijyana. Ubu birancanga ariko habayeza pe. Ni heza cyane ariko ntanana ko muzehe yakoze neza. Ni heza pe vraiment. Ni heza cyane wese muzehe yakwiriye agacupa. Kuzansohokana rero tukareba Kigali neza dutuje. Uzabishobora se kari cyo kibazo? Ese umbwije ko urumva bimeze bitabaza maze ari igihe nkora nkumva mfite ubwoba. Ubwoba nyine ari ngombwa kuko amezi ageze noneho biba biteye ubwoba nyine dutekereza nyine na story abantu bagiye batubwira ngo iyo umuntu ageze kwa muganga ngo ashobora kuhapfira ngo ashobora kugenda nabi. Ntuzongere kuvuga ibintu byo gupfa no. Uriya mudogiteri ni umushuti wanjye kandi kuva yatangira kubyaza nta na rimwe umurwayi aramugwaho. Ego inshuti yawe. Niyo mpamvu maze yatumye n'undi ahanini nifuza ko twabyara hano mu Rwanda. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. Kuko hariya mbona hari igihe bashobora kutatwitaho nk'uko mbyifuza. Kandi ubu ngubu nujya kubyara ndatekereza ko uzaba uri kumwe n'abakibura n'abaganga nk'abandi. Uri kwita ku mugore wanjye. Njye nta muntu nzaba nshaka umwitse wowe. Ikibazo ngira ubwoba shari. Uyu uzaze urebe ukuntu abagore twagowe. Ntacyo mbijeje gusa nzaba ndi hafi. Ngwiki ntabwo nazana umwana wanjye udahari agomba kuvuka umureba. Kandi bajya bavuga ngo ubundi iyo umugabo ahari ngazinga inda. Bwana kubeshya ibyo ni bya kera. Ese kuri cyane bya kera nyine kandi nibyo ababyeyi bacu batubwiye ntabwo twabiteshuka. Niko batubwiye ariko ubundi nyine usubize ko ngo kiliziya yakuye kirazira. Nonse cyane kuva ngo ushakiraga ikibazo. Ndabizi kirapeti atari shiri. Ngira basi bikora gake. Usa n'undi ari iki. Ndetse ntabwo ari mutunodozi. Nicaye nabi. Sorry. Kambaza. Numva nakonje mwana nibyo. Kandi iri muri frigo niba ari ikintu cyaba kirimo. Okay, nacyo niyo yaba ari imbuto. It's okay. Sibyo. Nakora dushe se ntabwo ushaka mu buriri. Ndamutangiye kwiyoga. Okay, ndayikora mu kanya gato basi. Nini bigiye kubwira. Ndagukunda. Thank you. Thank you. I love you too. Sindigutanze kuva twagera mu Rwanda njye mu nambere kubwe ko mukunda. Okay. Naye ndaza kugutungura. Okay, kamvikana na petit frère ngo reka twagezeyo. Twe twabyoje no kuno yari kubwiye ngo kigero ahita umuvugira. Yesu. Okay, so. Sister wanjye agira ubwenge ku byo yatinka kuzana
umuheto wanjye mu nzu. UMUHEMU mu rukundo. UMUHEMU mu rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain. It hurts to let go, but sometimes it hurts more to hold on. Loving you was like on a wall. I never came back the same. UMUHEMU mu rukundo. Mira. Yeah. Nakwanze kandi nakubuza. Shana ntabwo wanyibagiwe neza neza. Ntabwo wamubeshye. Mai. Washakaga? Uri hehe sinzi ngwiri. Nze ngwiri tubijuri. Nanguri. Ngukigera mu rugo. Sha bibuze ibintu byabaye. Umukozi wo kwa sister nyine Steve umwanya ushize yampamagaye aramuka yarakaye ndamwinginga mu musonwe arananira ndamwinginga mvuze ko nyine yahise yivumbura agahita nanankupa nta n'ikintu mubwiye nyine sha ariko numvaga nyine ari mukuri pe numvaga ari mukuri ko kumbwira nabi kubera ko ndaza kubwira turi kumwe. Yes. Ya maya nabonye status yawe wageze wakinira sinzi wana to. Oya. Mani wari wankorinze tu much nyine nasinze byatari mana. Subiza siko nari mu nzoga ko. Uzagenda nasigaranye wakinira. Sasa unaweza nshinga na bande mara. Mani none nabyutse ngiye kuza ndimaze kwatsa n'imodoka ngiye kuzinya tumuhuzanye. Yaramize kuze kwishira. Sister wanjye mu Rwanda bene nsanga bagiye to. Nizere ko gushitinze bito much. Kora yuko urabizi ko namwemereye. Zira Paul ngo tazijyanye. Sande de bameze gute. Ntabwo mwabona. Kurya mutarabona. Uraba wanje kujya kureba icyana cyawe ndakuzi wakireze. Ayi mu byana kuba wasaze. Yabwagezamo amandwe numve ko wagezamo nari ndaza kongera uko ikora ko ndi muri teganya ndi mu kazi to
Okay. Nari tuza gusubira mu hane ndi kujya mu kazi maze kwitegura no kuri hanze no fata akazi twari tuza kujya gusubira. Sawa nawe turi kumwe. Penzi bisigana. Ndamwiyamye. Baby, sinzi impamvu numva kariya kazi wakareka njyewe rero. Nase urumva tuzagufatanya tukabivamo ca njyewe ndafuha byatari. Iminsi yose tumaze tutabana na se n'igihe duherukana ukuntu byagenze n'utangiye kumbwira ngo manager ngo ibiki. Shami bitubona n'ubu ngubu wanyu. Akazi ko muri mugoroba cyangwa next? Shabi gahunda zawe ndazizi ubwo nyine ugiye gutuza. Okay, nta kibazo. Take care, I love you. Bizu. You nawe. Ubwo nyine igihe yagiye. Mani njye nahageze tu. Nahageze mani naje. Okay. Mani hutse kubera ko mfite iminota mikeya. Ngira va pasi hutse ku buryo umutima n'iboneye kugera ko. Urabona ko mani mufite abakiriya benshi bari kuruka. Na baby wanjye nababigize nambara. Okay. Nari ngo simbuka mani simbuka nabi. Ari nubona natinze ndetse nikuza. Liza, warampemukiye, urambabaza mu buzima bwanjye. Nakoze ibishoboka byose, ntanga ibyanjye byose kugira ngo ngushimishe. Liza, ubu ngubu ndakuziye. UMUHEMU mu rukundo. UMUHEMU mu rukundo. Sometimes the person you love the most is the one who causes you the deepest pain.